Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Ni umunezero kuri njyewe It is a great joy for me kongera kubona uyu mwanya wo guhagarara imbere yanyu tuganira ijambo to ry'Imana. find again this moment to stand in front of you to share the word of God. Abantu twagiye tubana muri komisiyo zitandukanye, The people with whom we've been together in different departments and commissions, hari ibyanditswe bazi ko nkunda cyane. there are some scripture they know I love the most. Niyo ngiye kubwiriza ahantu bwa mbere nkunda kubikoresha. Even when I go to preach to some places, I normally use the same scripture. Kubera yuko Because mbashaka kubanza kubwira abantu yuko ibi bintu tubwiriza tubyizera nk'ukuri. I want to establish in the first place that the things we preach about, we believe in them. Abantu bakora ubushakashatsi mu buryo butandukanye. People will do different types of research Kandi mu bintu byinshi bitandukanye. and in different fields. Magatanga resulta iyo ukoze igitabo bwa nyuma utanga resulta z'igitabo. And then they will conclude their research with some findings. Icyo twita research findings. Donc, Yes, research. ibyo wabonye mu bushakashatsi. These are research findings. Warangiza ugatanga na recommendation. And then after those, you will also give a list of recommendations. Mu bantu bose maze mu bitabo byinshi usoma kuri recommendation In the most books you'll read in recommendations, bakunda kuvuga ngo njyewe naha nagarukiye namwe muzakomeze, hari ibyo ntagezeho, rimwe na rimwe agaproposa n'amatopic bashobora gukomeza kugira ngo ibyo bintu birusheho so the kumvikana. writer would say some have worked and then this is where I have finished as well, and sometimes they also propose some of the topics other people may start with. Nta muvugabutumwa n'umwe There is no evangelist cyangwa umwanditsi n'umwe ku bintu bya Bibiliya or a writer in the Bible books ndabona warangije ngo atange recommendation that I have seen that they have recommended things ngo avuge ngo ukuri kw'ibi bibwirizwa tuvuga ntabwo nakubonye, abazasha ko ari ubushakashatsi nyuma yanjye muzakomeze mu gushaka. I have never seen any writer in the book who concluded and recommended saying that the truth about these things I haven't found, may you continue from there. Nta gitabo na kimwe ndasoma kivuga kuri ibyo ngibyo. There is no record in the Bible that will say something like that. Ngo kivuga ati nakoze ubushakashatsi bumeze gutya mwabusomye And that ariko will kuri say- recommendation And that will say that I have researched and this is my conclusion. yongereho ngo hari ukuri ntigeze mbona, ndifuza ko abazakora nyuma yanjye muzadushakira ukuri kw'ibyanditswe And byera. then they will say that there are truths that I haven't found yet, and those who will come after me, please work on this and bring about something. Kuba rero ibyo bintu ntarahura nabyo Now the fact that I haven't found this, birushaho kuntera imbaraga muri njyewe this strengthens me even more, yuko ibi byanditswe byera that the scriptures ari iby'ukuri are true kandi ari ibyo kwizerwa. and are faithful. Niyo mpamvu Hallelujah. umwanditsi w'Abaheburayo 11:6 That is why the writer of Hebrews 11:6 said, yaravuze ngo utizera ntashobora kunezeza Imana. whoever does not believe cannot please God. So bishaka kuvuga iki? What does that mean? Niba ushaka kunezeza Imana If you want to please God, ugomba gutangira kuyizera. you have to believe in Him. Bwana Hallelujah. asifiwe. Hallelujah. Rero ndanezerewe kuhagarara imbere yanyu numva ngiye kuvuga ibintu nizera. So I am delighted for standing here before you, speaking of the things I believe in Kandi numva nemera nk'ukuri. and that I believe to be true. Kuwa kabiri twaganira ijambo ry'Imana, On Tuesday, we shared the Word of God. ndasa nk'uvuga summary mu magambo make cyane. I will summarize it in a few words. Aho twasomye mu gitabo cy'Itangiriro We read in Genesis igice cya mbere chapter 1, umurongo wa kabiri, verse 2. ahavuga ngo nyuma ngo Imana imaze kurema ijuru n'isi, After God had created heaven and the ngo earth, isi yari iriho itagira ishusho, the earth was formless, ariko but ngo umwuka w'Imana yaje kugendagenda hejuru, the Holy Spirit was hovering above the deep. arangije atanga ishusho. And then He gave an image. Tubona ko aho umwuka wera ageze, So we saw that wherever the Holy Spirit Aho ari. reaches, wherever He umuntu is, ufite umwuka wera muri we whoever has the Holy Spirit in them
hari ishusho Imana imuha. they will have a certain image from Iyo God. shusho rero And that image niyo twifuza nk'abagabo, is what we need as men. niyo dushaka nk'abagabo It is what we want as men. dufite inshingano zo kuyobora ingo zacu. Men who have the responsibility to run their homes. Iyo shusho y'umuntu uri mu mwuka wera The image of a man who is filled with the Holy Spirit, irimo ibisubizo byinshi, it has many solutions. ku buryo umuntu uwufite muri we So that whoever has that in him ashobora gutanga ibisubizo mu gihe gishoboka n'ikidashoboka, will have to give solutions in due atitaye time kuri and out kondisiyo of zisanzwe. irrespective of the conditions. Mu bice bitanu bya Yohana, In John chapter 5, Yesu ageze ku kidendezi Betsaida, Jesus reaching at Bethesda, yabonye umuntu uhamaze imyaka he 38, saw a man who had spent there 38 years. yarabuze ubufasha bw'uwamujugunyamo hariya, This man had never found a man to throw him in the water. ntiyagendera kuri kondisiyo z'abantu So zisanzwe Jesus would not follow the conditions of ngo amubwire man, ngo ubufasha ngiye kuguha that he would say, the help you need from me ni ukugumana nawe, is to stay with you hanyuma Betsaida yakwihinduriza, until when the waters in Bethesda are stirred, nkagufata nkagushyiramo. I will throw you in the waters. ahubwo yaramubwiye ati ubufasha ngiye kuguha, Instead, the help I'm going to give you, haguruka wikorere uburiri bwawe nurangiza ugire stand up and utahe. grab your bed and walk home. Kubera ko Betsaida Because Bethesda, yashyizweho kugira ngo ifashe abantu, it was set there to help people, ariko igendeye ku mategeko yitwa uwagezemo bwa mbere. but with the condition that whoever comes in first. Yesu aza afite iyindi maje But Jesus came with a different image y'imbaraga z'umwuka wera zikorera muri we, of the power of the Holy Spirit working in him, zititaye ku mategeko abantu bashyizeho that is cyangwa ibintu irrespective byashyizweho. of human laws. Ikindi hari no ku isabato, And then another thing, it was on a Sabbath. hari n'itegeko ribuza gukora ku And there isabato. was another law that would not allow men to work on a Sabbath. Ibyo byose arabirenga, And he went beyond all the arambwira laws. icyo uyu muntu akeneye He said one thing that this si man needs amategeko y'isabato, is not the law of si the no Sabbath, kwihinduriza kwa and Betsaida, is not the stirring of ahubwo the icyo waters akeneye ni of ugukira. Bethesda, but the healing. n'uwamukiza atagiye muri Betsaida nicyo gisubizo yifuza. And whoever can heal this man without Urabona going umuntu into the ashaka waters, amafaranga this is kugira ngo the agure ibyo solution. kurya, Men will need money for them to buy food. ariko uramutse ubimuhaye ntiyaba ugikeneye kujya gushaka amafaranga. But if you could give them food, they would not Uyu need nawe yari money. akeneye kwinjira muri Betsaida kugira ngo So akire. this man needed to go into Bethesda for his healing. So uramutse umukijije rero, So if you could heal him before going to Bethesda, Betsaida ntiyaba akiyikeneye. it wouldn't be needed. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Iyo mu mwuka wera uri mu muntu, When a man is filled with the Holy Spirit, yongera kugira ishusho. he will have an image. Ibyari bidafite ishusho What didn't have an image in him, byongera kugira iyindi shusho, it will have a different image now. kandi iyo shusho ubundi niyo tuba dushaka. And that's the image we are after. Icyo tuba tugikeneye rero ni ikitugeza hahandi kuri ya shusho What you twifuza. really need is that which will take us to the image we Ikintu abagabo want. twifuza ni iki? So what do men need? Nta muntu ujya kurambagiza umugore yifuza ko bazadivorusa. There is no man who goes after a woman with an idea of divorce. Nta n'ubyara abana yifuza ko bazagwingira, No man wants to give birth to children and cyangwa not expect yifuza them ko to bazaba grow, mayibobo. or not expecting to bring Umuntu them up wese aba properly. yifuza urugo rwiza, Every man wants a good home. aba yifuza ko urugo rwe ruhinduka ijuru rito, Every man wants their family to be as aba though yifuza heaven on earth. kwinjoyinga ubumana akiri mu isi, They want to enjoy godliness on aba earth. ashaka kugera mu ijuru akiri mu isi, They want to reach heaven while they're still on aba earth. ashaka ubuzima buryoshye akiri mu They isi. still want a good life on earth. Mu byo nemera, What I believe in is nemera ko hari ibintu tutazasaba Imana mu ijuru, there are things that we will not ask in heaven, tugomba kuyisaba tukiri mu and isi. then we should ask for those things Hanyuma on twagera earth. mu ijuru, And when we go to ikaduha heaven, ibyo yaduteguriye mu ijuru. He will give us what He prepared for us up there. Ntabwo ari nka bya bindi ngo mvuge ngo mu ijuru rishya ngo nzafata inzu ingana nk'uruno rusengero nyituremo oya. It is not that when we get in heaven we will need a house big Numva as ndamutse mbyizeye this gutyo. church. Numva ndamutse mbyizeye I gutyo, believe that if I believed that this way, abafite amazu angana n'uru rusengero ntibaba bakeneye ijuru. those that have houses like this church do not need Hari ibyo Imana igomba kuduha tukiri mu isi, So there are things God should Hari n'ibyo give us tuzabona as we tugeze are mu in ijuru. heaven, and there are things He will give rero us when ibintu we get to byose heaven. dukora tuba twifuza yuko ubuzima turimo
n'ingo zacu bigomba kuba bimeze neza. So whatever we do is such that everything we do on earth should be well. Bivuze ko waduha igituma bimera neza. Simply means that if we could have something to make everything well, twaba tunyuzwe kandi tuguwe neza. we would be satisfied. Iyo shusho rero yo kugira ngo tumere neza kuri ya level twifuza. Now that image that we need for us to be to the level we want, twasanze itangwa n'Umwuka Wera. we found that it is given by the Holy Umwuka Spirit. Wera atura muri wowe, The Holy Spirit will reside in you akabana nawe, and He will live with you, akagutunga nk'umuntu uhagaze hejuru y'isi kandi uri mu isi. and He will make you live above the earth while living on earth. Ukaviva ubundi buzima You will live another life butandukanye n'ubusanzwe. that's different from the common. Ariko ibyo ngibyo twabonye ko niko Imana yabishakaga. But we saw that this was God's design. Niyo mpamvu mbere y'uko Imana irema umuntu, That is why before kwa God kabiri twabonye ko umuntu created man, yaremwe ku munsi wa gatandatu. we saw that on Tuesday we saw that man was created on the 6th day. Ku wa karindwi Imana ihita iraruhuka. On the 7th day God rested. Ariko Bibiliya ikatwereka ko umuntu ari we waremwe nyuma y'ibindi byose. But the Bible shows us that God created man after everything else. Kuki Imana yaremye umuntu nyuma y'ibindi Why byose? did God create man after everything else? Nuko Imana itashakaga ko tubabara. Is because God did not want us to suffer. Ntiyashakaga ko turuha. He did not want us to be tired. Ntiyashakaga ko dupanika. He did not want us to panic. Ntiyashakaga ko tuba abanyabibazo. He did not want us to be problematic. Ibanza kudutegurira ibisubizo by'ubuzima, He created solutions of life kugira ahead ngo of natwe time, nitumara kuza tubibemo. so that when we come on earth we would live in the solutions. Irema ijuru n'isi, He created heavens and earth. irema ibimera, He created all the irema ibiti plants, byose, all the irema trees. n'ibindi byose umuntu akeneye. He created all the Bibiliya ecosystems of ikatubwira man. ngo n'ingobyi ya Edeni yayiremye mbere y'uko irema And umuntu. the Bible tells us that He created even the Garden of Eden before He Ishyiramo created igiti man. cyose kiribwa, He put inside every tree, ikora inyamaswa every n'ibindi tree. byose. He created all the Imaze animals. gukora Edeni, Bibiliya iravuga ngo irayikata, ishyiramo imigezi, After He had created Eden, He put even the ngo rivers in kugira it, ngo izajye inetesha aho hantu. so that the rivers would make it flourish. Umuntu yari afite ibyo akeneye byose aho hantu. So man had everything he needed in that place. Ubwo nibwo bwari ubushake bw'Imana kuri That twebwe, was God's plan for man, kugira ngo tubeho dufite byose. for us to live in plenty. Twaje rero kubona n'ibindi, ariko reka mbitambuke iyo ya introduction We'll y'ibyabaye look at other ubushize. things, but this is just an introduction. Ariko reka nongere nsome umurongo turi kugenderaho, I'll read our leading scripture tonight, hanyuma mbone kuza gukomeza. and then we'll continue. Uri mu Itangiriro mu bice 7 umurongo wa 7. It's in Genesis chapter 7, verse 7. Havuga ngo Nowa yinjira muri iyo nkuge n'abana be n'umugore we n'abakazana be, ngo aticwa n'amazi y'umwuzure. So Noah with his sons, his wife, and his sons' wives went into the ark because of the waters of the flood. Uyu ni Nowa, This is Noah. ntari buze kugarukaho byinshi, We will come back to him on different occasions. ariko icyo ndi bumuvugeho, But what I want to say about him, ndabanza nsome, I will first read. ndabanza nsome Itangiriro I'll first read in Genesis again, igice cya 2 chapter 2, umurongo wa 15 verse 15. ndageza kwa 17. Verse 15 to 17. Aravuga ngo Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni, ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzagikoreho, kuko umunsi wagikozeho no gupfa uzapfa. That's Genesis chapter 2, verses 15 to 17. Kadusome n'ibice bitatu. Shall read chapter 3 as well. Turasoma naho umurongo wa 16. We shall read from verse 16. Aravuga ngo kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti, kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda, uzajya ubyara abana ubabara. Kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe, nawe azagutwara.
na Adamu iramubwira iti ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazakiryaho uzaniye ubutaka kuvumwa iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibubuvamo ugombye kubiruhira uzajya bukumereramo ibikeri n'ibitovu imikeri n'ibitovu nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Ahangaha turacyari mu gitabo cy'Itangiriro. That's in Genesis chapter 3 verses 16 to 18. N'ejo niho twari twatangiriye. And this is what we read on Tuesday. Nashaka kugaruka ibintu Imana yabwiye Adamu imaze kumushyira mu ngobyi ya Edeni. I want to come back on the things that God spoke to Adam when he had put him in Eden. Habayeho kuvugana kw'Imana na Adamu. There was a conversation between God and Adam. Muha inshingano. He gave him responsibility. Namubwira ati ibintu byose birimo hano. He said, in everything you find in Eden, uzabihingire. You shall tend. Kandi and uzabirinde. You shall keep it. Responsibility ebyiri nkunda kumva mu rugo rwanjye. Two great responsibilities I hear in my family. Nuko ibiri mu rugo rwose byose. Is that everything we have in our home ari inshingano zanjye. Is my responsibility. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Ni inshingano zanjye zo guhinga n'izo kurinda. It is my responsibility to tend and to keep. Kera tukiri abasore hari terime bajyaga bavuga abantu bari gutereta ngo arimo arahinga. When we were still young people, we used to say that everyone who is courting a woman, we used to call it tending. Nibajije ikibazo ukuntu umuntu ahinga undi. I used to wonder how does one ariko naje tend another person, kubisobanukirwa. but I came to understand it. Iyo uhinze nabi birarumba. When you tend bad, it will fail. Mu rugo rwawe nuhahinga nabi bizarumba. When you tend bad in your home, it will Umugore azakurumbira n'umuhinga nabi, n'umwana azakurumbira n'umuhinga nabi. Your wife will fail you and your child will fail Kandi you. ntabwo uhinga gusa. And you not only ongeraho no kurinda. You not only cultivate but you also keep. Utazafata umwana ngo muhe minerivare n'ibyo kurya n'ibyo kunywa. And you will not take your son and just give him school fees and food and drink. Umugore muha amafaranga ajye muri saro uko abishaka nushaka umugore n'imodoka nitwaremo byose bigende neza. Your wife and send her to the beauty parlor. Ngo wibaze ngo birarangiye. And you think everything is finished. Niba wahinze neza urimo urarinda gute? If you tended well, if you cultivated well, how are you keeping? Narababwiye ubushize ngo ndaza kuvuga ku burangare bw'abagabo. We said the last time that we want to talk about the destruction of man. Nibwo ndimo ndasatira ubwo ngo. And this is where we're going. How distracted men can be. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Imana yaraturemye. God created us. Idushyira ahantu ibintu byose bishobora gushoboka. And he put us in an environment where everything is possible. Dushobora kubibona. And we could see the result. Ariko iduha inshingano zikomeye. But he gave us great responsibilities. Zitwa kurinda ibyo bintu byose yaduhaye. Which is to keep everything he is giving you. Baravuga ngo ibintu by'ubuntu bitera ubwenge buke. And normally they say that ntabwo nzi niba ari byo byabaye kuri Adamu. Ariko ibyo yari akeneye byose yarabibonye. But I don't know what happened. Inshingano yari asigaranye n'ebyiri. He was given everything. And imwe niyo kubifata neza. One was to cultivate and the other was to keep. Ikikwinjiranye rero muri bwa burinzi bwawe. And then what's next is kigasanga udahari kirangiza. Whatever enters while you are keeping, uko niko byagendekeye Adamu, and you are not present, that's what happened to Adam. Bibiliya iravuga ngo yarushaga uburiganya inyamaswa zose zaho ngaho. The serpent came into the place and Adam was not there. Ikikwereka uburiganya bwayo ni ikiganiro yagiranye na Eva. The ruse of the serpent is discovered when he was speaking to Eve. Harya. And the serpent said to Eve. Iyo itangiye kuvuga gutyo ibiri kurema confusion mu muntu. And when the serpent started to speak with Eve, it was creating confusion in her. Hari abahanuzi najyaga numva. Sometimes I would hear some of the prophets say. Bagahanurira nk'umugore bakamubwira ngo uriya mugabo mubana si uwawe. And they would say that, oh woman, the husband you have is not yours. Or they would say to a man, oh, the wife you have is not yours. This is the serpent. When the serpent wants to destroy you, it will create confusion in you.
And the réalité serpent, est plus que la vérité. kandi inzoka yaravuze ngo ese koko Imana yaravuze. Inzoka yazanye ibintu byo kugira ngo imuconfusinge mu mutwe we. The serpent came questioning what God said about them. Namara kugira confusion araza gutekereza ko Imana yabashutse. After she's confused, then she will question what God said. Nk'uko inzoka yari iri kubibwira Eva. And this is how the serpent was speaking to Eve. Ikibazo cyari ahangaha cya mbere njya nibaza. And the first problem here is this. Njya nibaza ngo Adamu yari ari hehe. I wonder, where was Adam when the serpent was speaking to Ntago Bibiliya Eve? itwereka aho yari ari. The Bible does not tell us where Adam was. Now, iyo ikintu kikwinjiranye iwawe nubimenye, And when something intrudes in your home and you're not aware of it, kigasanga bwa burinzi bwawe bworoheje, and it finds your security is shaky, kiravogera, it will disturb you. kiravogera. It will disturb you. Bibiliya iravuga muri Matayo, And in Matthew the Bible abigishwa says, begereye Yesu the disciples came baramubwira to ati Jesus mwigisha, and said, Rabbi, aha hantu ubona twahahinze amasaka, we have sown none uru rukungu rurimo rwazanywe nande? we have sown things here, and then we can see Ko nta the rukungu grass. twigeze What is tubiba, this? But there is nothing that rwaturutse he? the grass that we see in this field, where did it come from? This is not what we saw. Ibi birizana, And the bud will come by itself. ntibigusaba kubihinga, You don't need to cultivate grapes. birimeza, It comes by itself. birimeza, birizana, Problems ntubihamagara. will come by themselves. You don't need to call upon them. Wambwira gute ukuntu umuntu abyara umwana nyuma y'amezi 5 akatangira kumunuma ibere, nindi baramubwiye kurumana? How would you explain that you give birth to a child after Ibi 5 months, birizana it bikanimeza, starts to bite you? kugira ngo bitangire byangiza ibyo wahawe. Bad things will just come by Iyo themselves to utabaye try to maso destroy rero, your things. So when you're kugira not ngo aware, urinde, for you to keep, usanga bakwangirije. you will find that someone has destroyed Iki what nicyo is cyabaye yours. kuri Adamu. This is what happened with Adam. Inzoka imaze guconfusinga Eva, After the serpent had confused Eve, ngo arebye imbuto za cya giti, after she had observed the fruit of the tree, ngo abone ni nziza kandi and she ziraryoshye. found it was good and edible. Ikindi kibazo nibazamo, Now the second question is, yamenye gute ko ziryoshye how atarazirya? did she know that it was good before she ate it? Yamenye gute ko ziryoshye kandi How atarazirya? did she know that it was good before she ate it? Ngo yarazirebye gusa amaze kumva iby'inzoka She yamuganirije. just saw it after she had heard what the Inzoka serpent imaze said to her. kumuconfusinga, After the serpent had confusion confused y'ubumara her, bwa Satani imaze kumwinjiramo, after the confusion of Satan had come atakaza in, iby'Imana yamubwiye, she questioned what God yibagirwa ko spoke Imana to yababwiye her. ngo nimuryaho no gupfa muzapfa. And the word of God said, when you eat on this, you Yibagirwa will ko die. agomba kumvira Imana She mu byo had yababwiye, forgotten even that she had to nubwo cyaba ari obey igiti God's kiribwa, word. Even though it's an edible ariko Imana tree, ikaba yarababujije kukirya. but God had hindered them Bagomba from eating kuguma it. mu kumvira, They should remain in bakaguma obedience. bakumvira Imana, They should kuko nta obey cyiza God yabimye. because God had Ariko not cut confusion anything zibaye good nyinshi from muri them. we. But the confusion had grown in her. Ngo akirebye ngo abona ni cyiza She ngo kandi saw imbuto it zacyo and she ziraryoshye. found it was good and edible. Ibyo byose byamubagaho atarakirya. And all these things had not happened before. Utekereze ibyamubayeho rero noneho amaze kukirya. Now imagine what happened after she had eaten on it. Aha niho ibibazo biri. This is where you find Iyo problems. tutari guhinga neza ngo turinde When we are neza, not tending properly and we are not keeping uwinjiye aragutobera, uwinjiye iwawe, the one who intruded your home, ibintu byawe abihindura ukundi, they will transform your things in the house. akabihinda ishusho bitari ishusho They yabyo will nyakuri. give your things a different image they didn't Uyu have mwuka wa before. confusion umaze kwinjira muri Eva, When the spirit of confusion had come yataye into ishusho ye Eve, nyakuri, it created another image in imwe her. yari afite ubwo Imana yabasumekeragamo umwuka It w'ubugingo. changed the image of truth Atangira that kumva God ko had Imana put in yababeshye, them. They started to kandi ko itifuza ko bamera nkayo. she started to question the image of God had put in them and thought Arangije ararya, about other things, and she ate on it. asohoka mu isezerano Imana yo kumvira Imana, And she left the promise of God, the promise asohoka of muri ya obedience shusho to y'Imana. God.
she left the image of God. yongera kugira indi shusho itari iyo yari So she asanganywe, came about with a different image. kuko amaso ye she didn't have yatangiye before. kubona ibyo atabonaga, Because her eyes could see other things. that she amatwi couldn't see yatangira before. kumva ibyo atuvaga, Her ears would hear. ubuzima the things bwe she could not butangira hear before. gufiringa ibindi bintu atarazi, Her life could feel other things. she kubera couldn't ko see before. yasohotse aho yakagombye kuba Because she ari. had left the environment where she was Hari supposed to be. position Imana igushakamo umunsi yaguhaga ishusho yayo. There's a position in which God wants you to be in when He created you. Iyo rero ibyo bintu bigeze muri wowe usanga wayisohotsemo. When those things come in you, you'll find yourself out of the Ubutumwa position bwiza God rero wanted bumaze you to iki? be. Now, what is the purpose of the Ni gospel? ukugira ngo bwongere butugarure mu ishusho yacu nyakuri, It is to restore us into kandi our bwongere original image, kuduhagarika mu mwanya wacu w'ukuri, so that we may stand in the rightful place, hanyuma bwa busabane bwacu n'Imana bwongere bugaruke, so that our fellowship with the Lord will be restored, twongere kuba mu buzima Imana yashakaga ko tubamo. so that we would be in the life God wanted us to be in. Ibyo bibazo byabaye muri uwo mwanya kuri Adamu na Eva, Now, those problems they encountered in that moment for Adam and byagize Eve, ingaruka ku babakomokaho. it had consequences on their offspring. Aho niho navuze ngo y'abagabo turangaye And this is where I say that when men are distracted, tuzanira umuvumo cyangwa umubabaro we abadukomokaho, bring curse or pain to our offspring. or kubera those ko under our tubaha ibyo responsibility. tutakagombaga kubaha, ahubwo ibyo Because twagombaga kubaha niba ari byo We tubaha. do not give them what we ought to give them. Instead, we bring something else. Ibyo bakagombye kuba badukuramo si byo badukuramo, What they ahubwo ought to badukuramo ibindi receive from bitandukanye na us bya bintu. is not what they receive. Instead, they receive other things. Habaho n'ibimenyetso byerekana yuko wavuye mu mwanya wawe, And you'll see also signs that you are no longer in your position. akaba n'ibimenyetso bikwereka ko ishusho ufite atari yo wari usanzwe ufite. And then you will also have signs that you do not have the image you ought to have. Muri Edeni nta bitovu byahabaga, In Eden, they didn't have any of the grasses they had. Imana ibwira Adamu, And God spoke to Adam, iramubwira ngo kubera ko wakoze biriya nakubujije, because you have done so, uzaniye ubutaka kuvumwa, you have brought curse on the land. uzaniye ubutaka kuvumwa. You have brought curse on the land. Iyo usomye hejuru And when you read up above there, bakubwira ibiti byiza byabaga muri you will see the Edeni, beautiful trees you will find in the bakakubwira ko Garden of habagamo Eden. n'amabuye y'agaciro, You will see that there were some bakakubwira precious ibintu stones. byiza byari aho ngaho You will byose. see the many beautiful things that used to be in there. Ariko ahangaha nyuma yo gukora amakosa, But after sinning, nyuma yo gusohoka muri ubu bwiza bari after basanganywe, they have been taken out of the glory they nyuma yo used to kubura have, mu mwanya wabo, after they have been taken out of the place they used to be, ibitovu bitangira kumera muri bwa butaka, now the land started growing bud trees and grass. batangira kubona ingaruka And they z'ibyabaye. started to see the consequence of their actions. So, igihe cyose tutari guhinga Edeni nk'uko twakagombye So kuyihinga, every time we are not cultivating our igihe cyose Eden biri mu rugo properly, rwacu tutari kubikora icyo twakagombye every time we are kubikora, not doing what we Kandi ought ngo to do in niturangiza our homes tubirinde. and keep them, hari ibindi bintu bivuka mu rugo. there are consequences. There are other things that grow in there. Hari ingo zimwe na zimwe najyaga numva There are homes or families that I could hear umugabo about. ari gushwana n'umugore, The man fighting with his wife, ngo yadahari ngo we n'umukozi baramuvuga, that when he's not there, the spouse, the wife and the house help ibyo would ni ibitovu biba gossip about byatangiye him. kumera mu rugo. Ntukirirwe wibaza ibindi. Don't Ni gute umugore wawe yafatanya n'umukozi wawe kukuganira? How does your wife and your house help gossip about you? Ni gute ushobora kubura ahantu ugatangira kwikanga ko bakuganira wowe? How would you be in a place and they start gossiping about Hari you? amahwa aba yaratangiye n'ibitovu byaratangiye It kubera mu simply rugo. means that there are thorns that have started growing in your home. Kubikemura ntabwo ari ukujya gushwana n'umugore cyangwa n'umukozi, Solving those things is not to fight with your ni wife or ugusubira muri the house Edeni help. ukongera ugahinga kandi ukongera You go ukarinda. back into your Eden, you tend it properly and keep it properly. Ni ugusubira kuvuga ngo byagenze gute kugira ngo ibitovu n'amahwa Go byongere back, bimere search iwawe. and know what happened for the thorns to grow. Nutamenya inzira byaciyemo ngo umenye n'icyo utarinze, If you do not know what happened and you do not know what you ought to keep and you didn't, n'ubundi ibyo ntibizashira, still that will not end. bazakomeza bakuvuga. They will still gossip about you. Si umuntu ufite umunwa wamubuza kuvuga, akawukoresha iki? Ko n'ubundi umuntu ubereweho kuvuga.
If you have a mouth, how would you, if someone has a mouth, how would you stop them from speaking? ariko nureba neza uzasanga ari wowe wabahaye ibyo kuvuga, ni wowe But wabaremeye but sije. if you observe closely, you give them the topic to talk about. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Haleluya. Hallelujah. Reka ngaruke kuri uyu mugabo witwa Nowa twasomye mu bice 7 umurongo wa 7. Let me come back on this man we read about. Mu bice 6 Bibiliya iravuga ngo chapter 2 isi of irushaho kuba mbi. Genesis. And the Bible says in chapter 6 that the earth had become so bad, Ngo Imana yicuza icyatumye irema abantu. so vile, and God regretted to have created man. Ifata decision idasanzwe yo kurimbura isi. God repented to have created man, and he made a decision. Ariko igiye kubikora ibona umugabo witwa Nowa. God made a decision to destroy the earth, but before doing so, he saw a man called Noah. Yari afite abana batatu He had 3 sons, bafite abagore. and he had wives. Nta hantu njya mbona ko Nowa yubaka inguge abana be bamufashije cyangwa abakazana be bamufashije. There is no record in the scripture that when Noah was building the ark, his children helped him. Ariko Imana yaramuhamagaye But when God called him, imubwira ibigiye kuba. he spoke to him what was to come. Imubwira ko igiye kurimbuza isi amazi. He told him that he was going to destroy the earth with floods of water. Irangije imuha solution. And then he gave him a solution. Solution yari yo gukora ubwato cyangwa inkuge. The solution was to build this great ark. Arabikora, He did it. arayubaka. He built it. Muri 28 mu Gakiza In the songs, they say, aravuga ngo Nowa kuki wubaka iyo nkuge. the writer of the song asked, Noah, why are you building the ark? Ngo dore urakora iby'ubupfapfa rwose. And you are doing foolish things. Ngo dore utuye imusozi. Now you live in a desert. Yashakaga kumwereka yuko nta mvura izagwa ibyo ari gukora ari So the ubupfu. songwriter is portraying the picture of the place where Noah lived, that there was no rain coming. Ni umuririmbyi wa 38. And it's the song in the hymns 38. Ngo dore utuye imusozi ngo kandi nta mazi ahari ngo ibyo ukora biratuyobeye. You live in desert ground and there are no homes. Whatever you're doing is Nowa unreasonable. arasubiza ngo Uwiteka niwe wabivuze. And Noah replied, it is the Lord who spoke about it. Ngo yuko abagizi ba nabi bose. That all evildoers, Ngo abujuje isi ibyaha. those that have filled the earth with sin, Ngo bazamarwa n'amazi ngo kandi ayo mazi azaza ari umwuzure. that they would be destroyed by floods. Ngo bigira inama yo kubazanya. And they asked questions. Ngo none Nowa yaba avuga iby'ukuri. Now, what if Noah was saying the truth? Barongera ngo habe na gato ngo ntidukwiye kwemera ngo twikomeze ibyo And they kwinezeza. replied to themselves and said, this is impossible. Let's continue to enjoy ourselves. Ngo igihe nacyo gihita vuba. And the time goes so fast. Ngo Nowa yubaka iyo nkuge ayubakana umwete rwose. Noah built the ark. Ngo bose bamurebaga ngo niko bamusekaga ngo noneho Nowa yasaze. They would see him and laugh at him, saying he's getting crazy. Ijambo nashakaga amahangani rivuga ngo Nowa yumvira Uwiteka. And what I wanted to come up to was Noah obeyed the Lord. So uko kumvira Uwiteka kwa Nowa Now his obedience to the Lord, bavuga ko inkuge ashobora kuba yarayubatse imyaka 120. a commentary says that he might have built the ark for 120 Niba harashize years. imyaka 120 yubaka inkuge nta mvura igwa. Now imagine building the ark for 120 years without Ariko rain. akagumana kwizera muri we kw'ibyo Imana yamubwiye bizasohoka. But he kept his faith that what God said, it shall come to pass. Arangije kuyubaka abwira abantu bose ararangurura ngo baze mu nkuge. After building, he said to everyone, Ariko barabyanga. and they refused. Yinjizamo umuryango we, He put in his family, abana be n'abakazana be. children and their wives. Imana irangije isohoza ibyo yavuze. And the Lord fulfilled his word. Njya ntekereza nkavuga ngo ushobora gusanga barinjiyemo kubera yabinginze cyane. And sometimes I think that they accepted to enter because he interceded with Kuko them. yibaza kuba ari abantu bumvira Imana wenda nawe bari kumufasha kubaka. Because had they been believers, they could have helped him even to build the Ariko ark. kuki batamufashije kubaka ariko bakemera kwinjira mu nkuge? But why didn't they help him and they accepted to enter into the ark? Birashoboka ko yabinginze akababwira akabasobanurira agakora byinshi It is kugeza possible bamwemerera. that he pleaded with them, he
really pleaded with them and they ari accepted igihe to enter. ntekereza ko hari naho yaba yarashyizeho igitsuri wenda Sometimes I babyanze think that he spoke as a father and tried to convince them. ariko icyo yagezeho bwa nyuma nuko yakijije umuryango we. But what he did lastly, Bwana yasifiwe. praise the Lord. Icyo yagezeho inzira yaba yaraciyemo zose kugira ngo babashe kwinjira mu mujyi, igikuru nuko bayigezemo kandi agakiza umuryango we. What is important is that he achieved keeping his family or saving his Birashoboka ko family. mu rugo n'umufasha wawe yaba adakijijwe. It is possible that one of the spouse in a home is not born again. Birashoboka ko n'abana ubona batumva. It is possible that your children are even disobedient. Birashoboka ko hari ukuntu uba ubona binagoye rwose kugira ngo babe It is bakumvira. possible that it is even hard for them to obey you. Hamwe n'umwuka w'Imana ukurimo, But with the Spirit of God in you, uzaca mu nzira zishoboka zose ari kubabere, you will go in wo all kubakiza. ways possible for you to be their savior. kubera ko nutabakiza nta wundi muntu wo kubakiza, Because if you do not save them, nobody else will. kandi nugera aho ubona ko bitakureba, And even when you do as if it doesn't concern you, nibwo uzaba ubaritse ahubwo ngo barusheho kuba babi. that is actually when you have betrayed them and they will be even worse. Nahoze nikibaza ikibazo kare ndimo ndasoma Bibiliya, As I was reading the scripture, I was asking myself this question. ntari buze wenda kuvugaho reka ibe devoir ya benshi baze I will kubitekereza. just ask the question and maybe it will be your homework for you to think about. Nibajije impamvu muri Matayo igice cya mbere ibisekuruza bya Yesu bitangirira kuri Abrahamu. I was wondering why in Matthew the genealogy of Jesus starts with Abraham. Bakavuga ngo Abrahamu arabyara nkaho watavutse. And they would say Abraham gave birth to as if himself he was Kuki not badatangirira given imbere mu birth to. bisekuruza by'imbere? Why don't they start with the generations prior to Abraham? Aya masezerano tugirana n'Imana The promises or the covenants we have with God, ajya akata ibisekuru they cut people into genealogies. ku buryo bashobora gutangira kuvuga ibisekuru bahereye kuri wowe kubera ko wumviye Imana. They might start speaking about your genealogy or the generation starting with you Niba because Bibiliya you're ivuga ngo based mana on abana mbashije gukiranwa kwa base nkagera ku buvivi n'ubuvivure because bw'abanya. the Bible says that people will be punished for the sins Nubwo of umubyeyi wawe yaba atarumviye Imana, children will be punished ushobora gukata for the igisekuru sins of their great grandparents. kigatangirira kuri wowe. But if you start believing in the Lord, Abagukomotseho it will be bose cut bakabona from there, umugisha, and the people beginning with your batitaye kuri generation, sokuru na they will be sogokuruza. blessed irrespective of your great Kubera ko parents. wowe wagendanye n'Imana ukabasha kuyumvira, Because for you, you have walked with the Lord and ukabasha obeyed the kumenya Lord, ikiguhamagarira n'ikigutegeka, and you are capable to know what He called you for, and did it. bikaguhindisha ishusho itandukanye n'iyo sogokuru na He will sogokuruza give you a bagize mu different maso yabo. image from what you inherited from your parents. Ngiye gusoreza ku mugabo bita Obadi. Let me conclude with the man called Umugabo witwa Obadi ari mu bice 18 Obed. abami ba mbere. Obed in 1 Kings chapter 18. Abami ba mbere 1 Kings chapter 18. ibice 18 duhere ku murongo wa gatatu. 1 Kings 18. We start with verse 3. Ibice 18 duhere ku murongo wa gatatu. Chapter 18 of 1 Kings. Haravuga ngo verse 3. ubwo Ahabu ahamagara Obadiya umunyarugo we. Obadiya yubahaga Uwiteka cyane. Ndetse ubwo Yezebeli yicaga abahanuzi b'Uwiteka, Obadiya yajyanye bamwe muri bo 100 abahisha 50 mu buvumo bubiri, akajya bagaburira imitsima n'amazi yo kunywa. Ahabu abwira Obadiya ati, umva, ugende igihugu cyose no ku masoko y'amazi yose no ku tugezi twose, ahari twabonayo utwatsi two gukiza amafarashi n'inyumbu bikabaho, ntidupfushe amatungo yacu yose. Amen. Kaduhite dusoma abami ba kabiri, From verse 3 to verse 5. abami ba kabiri ibice 4. Let's read 2 Kings. Turahera ku murongo wa mbere tugeze mu kwa 7. 2 Kings chapter 4 from verse 1 to 7. Ibice 4 abami ba kabiri umurongo wa mbere kugeza kwa 7. 2 Kings 4 1 to 7. Bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa, aramutakambira ati, umugaragu wawe
ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko umugaragu wawe yubahaga Uwiteka, none unyishyuza araje arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata ze. Elisa aramubaza ati none se nkugirire nte? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe ati umuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo kutuvuta. Aramubwira ati genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike, maze winjirane mu nzu n'abana bawe ukinge. Utwo tuvuta udusuke muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. Nuko amusigaho yinjirana n'abana be mu nzu arakinga. Bamuzanira ibyo bintu asukamo. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura abwira umugaragu we ati ongera unzanire ikindi kintu. Nawe aramusubiza ati nta kintu gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza. Hanyuma asanga uwo muntu w'Imana aramubwira nawe ati genda ugurishe. Hanyuma asanga uwo muntu w'Imana aramubwira nawe ati genda ugurishe ayo mavuta wishyure umwenda wawe, asigara agutungane n'abana bawe. Amen. Amen. Uyu mugabo witwa Obadiya, Now this man Obadiah, yari umugabo w'uyu mupfakazi. he was the husband to this widow, Hanyuma yabanaga n'umwami. and he was living with the king. Igihe kiragera rero bashaka kwica abahanuzi b'Imana bose. Now they wanted to kill all the prophets. Barabagenza barabahiga batangira kubica, barihisha ba Eliya, barihisha n'abandi. Prophets like Elisha and others, they went to hide themselves. Ariko Bibiliya ikavuga ngo Obadiya yubahaga Uwiteka. And the Bible says that Obadiah feared the Lord. Batangiye kwihisha abahanuzi b'Uwiteka, When they started killing the prophets of the Lord, aragenda afata abahanuzi 100. he took 100 of them. Aravuga ati nimba shyira ahantu hamwe baraba ari benshi bashobora kubimenya. He said, if I put them in one place, they Afata might 50 find abajyana them. ukwabo, And then he put 50 in one place, afata abandi 50 abajyana ukwabo. and he put another 50 in another cave. Atangira kubagaburira ibyo atunze, He started to feed them akabashyira with ibyo what he kurya n'ibyo had. kunywa. So he gave them Birangije bread birashira. and water. So it finished. Bimaze gushira ajya gufata umwenda. He went and he took a debt. Arakomeza arabagaburira. He continued to feed them. Igihe cyaje kugera ubwo umwami yaje guhura na Eliya, Imana imaze kumbwira ngo nagenda ahure n'umwami amuvugishe, hanyuma amubwire ko azongera kubagushiriza ivura, ariko abanze kwica abahanuzi ba And Bayali. the time came when Elijah went to see the king to tell the king that God is going to bring about Ariko ibyo another rain. byagezweho barisha abahanuzi b'Imana benshi cyane. But they got to that point after they had killed many Ariko Obadiya prophets. we yarabafashe bamwe 50 abashyira mu buvumo bumwe, abandi 50 But abashyira mu Obadiah bundi, had akajya kept abashyira ibyo 100 kurya of n'ibyo them kunywa. and 50 in one cave and 50 in another cave and fed them. Ariko icyo gihe kiza kurangira Obadiya kimusizemo umwenda. And that time ended when Obadiah had indicted himself. Igihe kigeze arapfa. In due course, Obadiah died. Amaze gupfa rero abari baramugurije baza mu rugo rwe. So after he had died, the creditors came to his Avuga ati house. abana be turagenda tubakoresha umwenda tubakoresha uburetwa kubera umwenda papa wabo yasize. So they decided that they would take his sons to go and serve. The sons would serve the creditors so that Yapfuye they would turi pay mu the debt mwenda. of their father. Rero tugomba kwishyurwa. So we need to be paid. Umugore wa Obadiya asanga Elisa. So Obadiah's wife went to Elisha. Aramubwira ati umukozi w'Imana kandi umugaragu wawe akiriho. And he said, servant of God, your servant when he was still alive, Urabizi ko yakoreye Uwiteka. you know he served God. Ariko yapfuye afite umwenda. But he died with debts. Kandi uwo mwenda ntabwo ari ibyo yatuguriye cyangwa yatugaburiye cyangwa yazanye ibindi. Nibyo And yagaburiye the abakozi debt b'Imana. is not something that he fed us on, but something that he used for the servants of God. None uyu munsi bagiye gutwara abana be babakoresha uburetwa kubera umwenda papa wabo And yapfuye now his afite. sons are about to be taken to go and be in bondage, in servanthood, because of their father. Elisa aramubwira turagira ngo nkugirire ne? And Elisha said, what do you want me to do for you? Ngukorera iki? What shall I do for you? Aramubaza ati hari ikintu ufite mu rugo? And he asked the widow, said, what do you have in your house? Aramubwira ati ntacyo.
She said, nothing, ati usibye utuvuta duke cyane turahari." except for a little oil that I have remaining. arangije aramubwira ati rero And he said to her, genda utire ibintu go get vessels, ubizane ubyuzuze mu rugo, borrow vessels from your neighbors ufate and utwo come tuvuta fill it in your twawe house. And take your little oil, ugenda usukamo, go pour in all the ikizajya vessels. cyuzura ujye urekera utangire gusuka mu kindi, If one is full, fill the other. kandi ntutire bike utire byinshi. And do not borrow less, just borrow as many as you can. aragenda arabitira ngo kandi nimumara kubishyira mu nzu mwifungiranye. She went ahead and he instructed her, once you have all the vessels, go close yourself in your house. arangije baragenda basukamo byose bimaze kwinjira So they went in their kuzura, house, they closed, and then they filled all the vessels. abwira umugaragu w'Imana ati byuzuye. And she spoke to the servant of God, and everything is full now. nawe aramubwira ati ubwo byuzuye rero He said, now that everything is full, genda ugurishe go sell the oil, wishyure uwo mwenda, pay the debt, kandi ibisigaye and the remaining, bizagutunge we n'urubyaro rwawe. you feed on it with your son. Bwana asifiwe. Praise the Lord. ibintu dukorera Imana si umurage wa none gusa. Now the things that we do in the house Pawulo of yabwiye God is Timoteyo ngo not for bifite today's isezerano generation. ry'ubugingo bwa none ndetse And n'ubuzaza. Paul said to Timothy, this has the promise for this life and the life to come. Hallelujah. ubuzima bw'umubyeyi wapfuye bukagaragara mu bana be bakiriho, The life of a man who died and could reflect in the son. kubera ko ibyo yakoreye Imana ntabwo agendana nabyo ngo ajyane nabyo Because of the bihere. things he did for the Lord, he does not just die and they die as well. ushobora gutangira generasiyo ikabenefitinga ibyawe n'igisekuruza cy'inyuma ntibabyibuka ahubwo bakajya bibuka ibyo wakoze. And you may start another new generation, and the people you came from, they are not remembered, but those that come from you, they are remembered forever. kubera ko Imana ikubona mu murongo wo kuyumvira no kuyikorera, Because God will see obedience in you. kubera ko ikubona mu bihe byo kubana nayo. Because God sees you when you go to fellowship. Imana yabwiye Aburahamu ubwo yamubwiraga guhaguruka, When God called Abraham, he iramubwira ngo nzaguha umugisha, said, I'll bless you. abakwifuriza umugisha Whoever will bless you, nabo bazaba abanyamugisha, I'll bless bazawubona. them too. ariko abatazawukwifuriza And nabo whoever bazawubona. shall curse you, I shall curse. uwari kumenya ubwenge icyo gihe yari gushaka Aburahamu akamuhostinga iwe, If a man was wise, would actually host Abraham in their house. akaba adahostinze Aburahamu ahubwo akaba hostinze umugisha. They will not just host Abraham, but host also the blessing. isanduku y'isezerano bari kuyicyura When they were bringing back the ark of ngo covenant, bayikoreye nk'iratsikira, umugabo umwe ashaka kuyiramira they put it on a bull. ngo ahita arapfa. It fell down, and a man who wanted to just save it also died. abantu baratinya, And everyone was afraid. ariko uwaje akayitwara iwe But a man came and took it to his house. yagize umugisha mwinshi cyane. He prospered. ibintu bye byagize umugisha mwinshi cyane. Everything in his house prospered. No. Imana iri muri wowe, The God in you, umwuka w'Imana uri muri the wowe, Holy Spirit in you, ntabwo uguha umugisha gusa ngo birangirire kuri wowe. He's not just going to bless you and niyo it's mpamvu limited twavuze there. ngo umugabo ufite umwuka w'Imana That is why we said a man filled with the Holy yakiza Spirit umuryango we, can save their yakiza family, urugo rwe, can save their home, kubera ko yahinduka umuyoboro umutangiriraho because ukazagera they ibihe can n'ibihe, become a vessel that's going to start kugira ngo a new abantu generation, babone umugisha batari bazi, so that they will receive a cyangwa blessing batazi they aho never knew uturuka, before. ariko uwo muntu we wawutangiye akaba azi aho uturuka. But that man who started it will know uyu where it mugisha comes akaba from. atari uw'igihe turiho gusa, This is not a blessing that's going to be limited n'igihe on this tudahari time alone, abadukomokaho bagakomeza but also kuwubona. it will continue even when we will no longer be there. uyu munsi rero turacyafite inshingano Now today we still have the responsibility zo guhingira iby'Imana yaduhaye no to kubirinda. cultivate, to tend for the things God has given us. Nimutekereze ko Adamu And yagombaga to keep guhingira them. ibiti byonyine. Do not think that Abraham was supposed to keep or to tend for the trees only. Ni ibyari mu ngobyi ya Edeni byose. It was for everything in the Eden. Ntabwo yigeze avuga ngo uhingire ibiti bimeze gutya n'ibimeze gutya ibindi bimeze He gutya did by'ibi. not tell him to cultivate for this type of tree and not the other. Nuramuka ugiye kwigisha abantu bo mu rugo rwawe n'abakozi So ntuzabasiga. when you're going to train the people in your home, don't leave your servants. Ni ibiri wawe byose. It's everyone and everything in your house. Kandi amakosa azavuka mu rugo rwawe And the mistakes that shall be found in your home, ntuzayashakire ku bandi, don't go look for it around on other people. ntuzanayashinja abandi.
Don't even blame it on anyone else. ahubwo uzabe uwa mbere wo kureba ko warinze neza, Be the first to take responsibility. To tasize check imiryango yourself. inzoka yinjiriyemo ikaza guteza confusion iwawe. Where are the loopholes through which the serpent entered? Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bibiliya ikavuga mu byakozwe n'intumwa ngo ubwami bw'Imana ni buri kure, And ariko the Bible tukabaka. says in Acts, the kingdom of the Lord is near. Bishaka kuvuga iki? What does that mean? Ntabwo ari ibintu tubona gutya gusa bitambuka cyangwa fasiroma. These are not the things that just come and pass. Birakorerwa. These are the things you work Gukabakaba ni nko for. gushaka ikintu kitagaragara. When they call you to just touch and cyakagombye kuba ari see, nka gito cyane ku buryo utakibonesha it amaso. has to be something so small that you need to seek Ako niba after. ukabakaba ushakisha, But if you are touching here and there trying to seek, bivuze ko atari ikintu gitoya. it means it's not something small. Bibiliya ikavuga muri Matayo 11:12. And the Bible says in Matthew 11:12, Ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo the imbaraga. kingdom of heaven is violent, and the violent shall inherit it by force. Pawulo akandikira Abaroma akababwira ngo abera mu mwisi nizo mfura zonyine Imana yishimira. Paul wrote to the Romans No, and said, yarababwiye ngo iyo ni Zaburi. Abaroma yarababwiye ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. to the Romans he said, those that are led by the Spirit of the Lord are the children of God. Ashaka kutubwira iki aho ngaho? What is he saying to us? Mu by'Imana yaduhaye harimo umwuka wayo, In whatever God gave us, there is niwe His Spirit. utubashisha kandi niwe udushoboresha kugira ngo tubashe gukora, And He is the one guhingira who no enables kurinda us ibyo Imana yaduhaye byose. to tend, to cultivate, and keep whatever God has given us. Ndashoje kandi tugiye gusenga. I'll conclude and we shall pray. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Kuri uyu munsi ikintu nashakaga kuvuga, I want you to understand today, nashakaga kuvuga ngo ntituze kuba indangare ngo ibibi bibera iwacu tubyitirira abandi. we should not be distracted so that whatever bad that's happening in our homes, we blame it on someone else. Kuko hari igihe twibaza ko ari abandi babiteye, Because sometimes we will mistaken and think it's someone else's fault. kandi byababayeho byaratewe n'imiryango yafunguwe bakabwirwa ibindi. Yet whatever that happens to us are just the loopholes that we have opened ourselves. Iyo ngeze mu rugo abana bavuye ku ishuri, When I get home and the kids are coming from school, kimwe mu bibazo njya mbabaza, one of the questions I have for them is, ndababaza ngo ku ishuri byagenze gute. I ask them about their day at school. Mfite abana rero bazi kuvuga, So I have very eloquent kids. kubwira n'ibyo mwarimu yamubwiye, They will tell n'uwo you what bakinnye, n'uwamugushije, n'impamvu yamugushije, byose akabishyira aho ngaho. They will tell you what the teachers said, whom they played with, and who pushed them to fall. Hari n'igihe harenga Everything will be akakubwira laid n'ibyo there. yaba yabonye kuri televiziyo And sometimes they will go beyond and tell you what they watched on TV, cyangwa n'ibyo abakozi bamubwiye. or even what the house help said. Iyo umwana abikubwiye mu rugo, So when the child says that at home, ni igihe cyo kugira ngo umenye ibyo ukosora n'ibyo udakosora. it is your time to know what to correct and what not Umubwire to ibyo correct. bamubeshye n'ibyo batamubeshye. You will know what they lied to the child or Umubwire not. ibyo yakurikira n'ibyo You atakurikira. will correct what they lied to him and what they didn't. Ejo utazasanga yakoze amakosa ukamukubita. So that tomorrow when they do something wrong, Kandi don't ibyo bintu amaze punish amezi them. abiri abyiga atabyiga. Nta n'umunsi n'umwe amubwiye ko ari bibi. Yet they've been learning the same mistakes for the past 2 months. Kurinda So keeping bishobora kuba bigoye kuruta guhinga. is actually even more difficult than tending or Kubera ko cultivating. uramutse uhinze warangiza ukigendera, Because you may tend and go ntihagire ikindi kintu kizamo. and nothing else comes in. Nibaza ko byatwara igihe gitoya. I think it will take just a little time. Ariko iyo uhinze ukarinda, But when you cultivate, you tend and keep, urarinda kugeza igihe uzasarurira. you will keep until you reap. Kurinda rero nibyo bifite igihe kirekire kuruta guhinga. So keeping takes even longer process than just tending or cultivating. Reka rero ngaruke inyuma mbasetse. Now let's Uwo go mugore back. wahinze imyaka ibiri ukamugeza iwawe mukaba mugiye kumara imyaka 50, umurinda gute? The woman you with whom you were in courtship for 2 years and now you are going to live with her for 50 years. Kumuhinga How do byari you keep her? byoroshye kurusha kuzamurinda. So tending, cultivating her was easier than the time you have to keep her. Kumurinda nibyo bigoye kuruta kumuhinga. Keeping her is even more difficult than tending for her. Kuko byo ni ubuzima bwose. Because that's a lifetime thing. Buriya wamuhingaga atari n'iwawe.
So you actually were cultivating for her. She was not even living in your house. ariko ugiye kumurinda noneho muri kumwe. And now you are going to keep her living together. Ibyo utamenye igihe wamuhingaga What you didn't know while cultivating, uzabimenya mu gihe cyo you kumurinda. are going to know it while keeping. Kandi naramuka ahindutse ageze iwawe And if she happens to change when she gets into your house, agatangira gukora ibyo atakoraga igihe wamuhingaga, and she starts to do the things that she wouldn't do when you were still tending, uzashakire ikibazo mu burinzi. the problem will be in your keeping. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Uwo niwe ntanzeho urugero. That is just an example I'm giving you. Ubwo n'umwana mwatwise amezi 9 ukaba ugiye kumurera imyaka 25 cyangwa 30. And the child you bore in your womb for 9 months, and now you're spending 20-25 years together. Uzasanga kumurinda bigoye ari byo bikomeye kuruta kumubyara. You'll find that keeping the child is more difficult than just Bwana tending. asifiwe. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Reka twongere duhagarara aho tugomba guhagarara. Let us go back into our positions and Dukora stand in inshingano our Imana position. iduhamagarira gukora. Do what we ought to do as per the calling of God. Ibyatambutse ntabwo ari ikibazo, The past is no longer a problem. ikibazo ni ibiri kuza. The problem is in front of us. Umugisha tutahawe twebwe twawuha abandi. A blessing we never received, we can give it to somebody else. Igisekuruza tutarazwe twebwe twakiraga A abandi. genealogy that we did not inherit. Ntabwo nzi aba bana ba Obadiya ibi bintu bahawe uko byabagejeje, ariko Bibiliya ntitwereka ko bongeye kugira ikibazo. I do not know where these children of Obadiah got with what they were left with, but the Bible does not show us any problem afterwards. Ariko ntago njya ntekereza ko Obadiya yatekerezaga yuko ibi bintu bizagera kugira umumaro ku bana be igihe atazaba gihari. I do not also think that Obadiah thought that these things would have a negative consequence on his children. Nubwo tuvuga ngo turi kubaka ibi bintu ntabwo turi kuguriza Imana. Nubwo tuvuga ngo twubaka ibi bintu by'umuryango ntabwo turi kuguriza Imana. Though we say that we are building these things for our families, we are not giving debts to God. Ahubwo turi gukora icyo Imana ishaka ko dukora. We are actually doing God's will. Ibisigaye nabyo Imana izakora ikigomba gukora. And for the rest, God will do his part as well. Reka dusenge. Let's pray. Mwami Imana yacu, God our Father, turagushimye we thank you kuko tuzi because you know us. ari we waturemye You created us kandi ukadushyiraho, and you have established us. ukaduha inshingano, You have given us ukaduha responsibility n'umwuka wera and you gave us the Holy kugira ngo Spirit adushoboze kandi atubashishe to enable us gukora izo nshingano. so that we can do our responsibility. Ibi bintu ubiduha wari ubizi ko bishoboka When you gave us this responsibility, you knew kandi it wari was uzi ko possible, twabishobora. and you knew we could do it. Natwe rero turashaka kubishobora. So Father, we want to do it. Turashaka kubikora nk'uko ushaka ko tubikora. We want to do it as you want us to do. Imbaraga zawe z'umwuka wera zikorera muri twe Your power, the power of the Holy Spirit, zongere zikore bundi bushya. may it work again in us. Twongere twubake ibikomeye May we build kandi nyuma yo kubyubaka tubirinde mu buryo buhoraho. and after building them, so we may keep them. Turinde ibyinjira mu kubyona no kubyangiza. Keep us so that we may keep them from destruction. Kubera ko nzi neza ko bije byakwangiza tudahari. Because I know that when destruction comes in, you Ariko can icyo destroy it dushakaho when you're twebwe not there. nuko dukora icyo duhamagarira kandi tukaba mu mwanya wacu mu buryo bukwiriye. But we pray that we will do what you called us to do. Turasenga mu izina rya Yesu We pray in the name of Jesus kugira ngo wongere utwambike izindi mbaraga that you may clothe us with strength, zituma tubasha guhora mu mwanya ukwiriye that we may do what is right, kandi tukabasha gukora n'ibikwiriye and that we may do what is right, kugira ngo abadukomokaho n'imiryango yacu so that bazabashe kugendera muri uwo murongo, those that will come after us will continue in the same way, maze nabo babashe kukubaha no kukubahisha. so that they will fear you and serve you. Mwami ngwino uganze twebwe twese Father, come and reign on us all, kandi umugisha wawe utubeho. and may your blessing be upon us. Imbaraga zawe zibane natwe, May your power be with us. ikiganza cyawe gikomeze kuba kuri twe. May your hand be upon us. Buri muntu wese Mwami
so that every man here arusheho kukumenya no kugusobanukirwa will know you better no kukubaha kandi no kukubahisha. and to fear you. Komeza utuyobore muri byose, May you lead us in everything. kandi na gahunda zose zisigaye imbere mwami turazikuragishe, And we put every plan ahead of us in your kugira ngo hands ariho ukomeza kuziyobora, so that you continue to lead us kandi ibyo ushaka n'ibyo ushima bikomeze kuba ari byo bikorwa, and that your will may be done, maze turusheho gucishwa bugufi, so that you may be low maze wowe urusheho gushyirwa hejuru. and you may be Izina ryawe elevated rihabwe icyubahiro, and your name be glorified. mu izina rya Yesu Kristo In Jesus' name we twizeye. pray. Amen. Amen.